Imana yambwiye ngo igukuyeho amahembe. Haleluya. Imana igukuyeho Amahembe yaje kuzanyica. oya humura dadi. Shira microphone numve ngo iki papa. Yaje kuzanyica. Yo. Ayo mahembe. Humura Yesu yagukuyeho, tumutunga ibiganza tuvuge ngo Imana yamukuyeho. Haleluya. Papa. Amen. Imana irambwiye humura. Wageze kwa Yesu. Nandi kumushaka. Oh. Byose birashoboka. Ngibaje kwamagana. Umarange kuguswirira papa. Oya ninago byabura. Nebe byongwe. Oya humura ngiye kugusengera Imana. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Yesu ategetse byose birashoboka. Byose birashoboka. Ihanagure papa. Yesu. Ihanagure wirira. Ndaziriki koko. Tenda ziriki humura ngiye kugusengera Imana igukize. Humura ngiye kugusengera Imana. Amacumu mu bitugu, amacumu mu mugongo. Muha agatebe yicara aho ngaho, zana agatebe aho. Yicarire tuganire. Muhereza agatebe aho inyuma yicare. Azi ko utamenya kugwaza umuntu. Icara utuze ngiye kugusengera Imana. Imana iguhishuriye ari impamvu. Oya humura ngiye kugusengera Imana. Ndaziriki koko. Ntabwo binyoroheye. Waje uturutse he? Hani masoro niho ngodesha niho mba. Ndashaka tuganire. Yego mugize neza. Imana yakuzanye gufiteho umugambi. Nubwa mbere umbonye? Nabona kuri YouTube gusa, kuri YouTube nkubara kuri YouTube. Reka ngusengere rero. Reka nitegure ngende nje hari ahantu. Ako mbwira Yesu nti umbabarire. Uriya muntu Yesu umbone mushiro ry'uriya muntu. None birabaye. Mu gitondo mbahamagaye muri dushe mumbwira aho motingeza ndahagarara mbona wenda bahamagara murandangira ndandinjira ninjye muntu bageze banza na gatatu. Wageze hano ruwa gatatu. Ari ubwo wigeze umbwira ibibazo byawe? Wapi? Ngo uhanurire wizeye ko abahanuzi babaho? Mu izina rya Yesu ndabyize rwose. Kuva uyu munsi papa abarozi baraguhagurukiye bohereza ibintu mu bana kugira ngo bajyane abandi baratatana. Ibyo mvuga urabizi? Uhera uyu munsi Yesu agiye kugarura abana bawe kandi agiye kubaha ubwenge. Icya kabiri papa, Imana irambwiye ngo wafashije abantu bashoboye n'abatishoboye, wabagiriye neza rimwe na rimwe ukabaha amafaranga bari mu bibazo, ariko uyu munsi wowe iyo ubatakiye barakwirengagiza. Guhera uyu munsi Imana irambwiye ngo deto benesifa, iyo uryamye ukagira saa saba z'ijoro hari ibintu bijomba hano mu rutugu. Humura, ibyo bintu bikakujomba ukumva ukabura pozisiyo yo kuryamamo. Hari umwana w'umukobwa ndimo ndareba baguteye agahinda kuri uyu mwana. Yari umwana w'umukobwa wakundaga, ariko Satani yakoresheje abarozi baramwangaza. Kuva uyu munsi Yesu agiye kumugarura. Umwana wawe hari ubwo uzahaba? Ntuzahaba. Amaze imyaka ingahe? Ngewe ubundi kubera n'urwego rutagenze neza, njye nkomeza nsenga Imana, njya guhaha abana bakure, umugore utumvikana,
none bituma ngiye nkomeza kwangara aho Imana inyerekeje hose ariko umugisha w'akazi kugira ngo ngwane ko bana babashe kubaho. Umwana w'umukobwa rero yarashatse shaguruza kumanira asubira i Rusizi n'undi naje ni Kigali. Imana yangari gukora ni Kigali kuko biza banyirukana ndirira Imana kuko banyirukanye ku kazi kandi nuko mpagazi wanje ko ngiye umenye ibintu byose n'abana ibyo ntibiberaniye nzantare. Amaze igihe kingana gute? Bitewe ntari mu rugo ntabwo nakimenya ko simvugana nyina. Gusa cyo nzi cyeta abana babiri babuzukuru banje ajya gushaka akazi korera no kurengana na nyina ntibumvikana. Ko mbona uyu mwana ahora gutera agahinda umwibazaho cyane papa. Nese kuko ko namubyaye yamuzwe n'iki ko ntera agahinda koko. Musengera agaruke mu rugo. Yuko Mungu wanje we Ninde witwa Françoise? Niwe niko yitwa. Agiye kugaruka mu izina rya Yesu. Humura papa, tuhereze Imana icyubahiro. Papa, abana bawe bagiye he? Bose baratatanye reka. Batatanye kimwe n'ugusa mfitanye nawe dukorana akazi. Umwe gusa niwe mfite wenyine. Undi nawe agasuderi ku byombo hano ku mazi nawe namusuderi nawe we arakora. Ariko nawe ntabwo twumvikana neza cyane. Genda Yesu arabirangije. Undi nawe tuza wivuga menshi. Mutunga ibiganza hano musengera Imana. Uri Imana nkorera. Kuva uyu munsi dushinguje aya mahembe mu mubiri we. Buri mwuka wose paradonestif abadayimoni bamuteye tumukuyeho mu izina rya Yesu. Mana duhamagaye amahoro. Mana duhamagaye amahoro mu rugo rwe. Lole pelesti. Ibintu by'imiti byagenze gute mbona Imana imbwira? Imiti iri hehe baguhaye? Kuva uyu mwanya umuti bakubwiye uzajya ugendana wawushize uwo numva ntari wibuka. Reka tugere mu cyumba cyawe. Bambaye byinshi ndimo ndagusengera. Imana irambwiye ngo impamvu yakuretse wiringiye abapfumu kurusha Imana. Irambwiye ngo ukigera mu rugo iriya miti yose y'abakonikoni ugenda ujugunye muri tuwarete tuzongera kuribwa kundi. Utinze kugerayo wajya kwicara Imana iguhumugisha. Ndashaka umuntu wumva ushaka gukizwa muri uyu mugoroba akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, akavuga ngo uyu munsi naryohewe n'amagambo y'Imana, akavuga ngo ndashaka gutera intambwe yo gukizwa ngakorera Imana. Atambuke egere hino musengere anyuma ninjire mu mwanya mukuru watuzanye hano. Waruhijwe n'ibyaha ariko uyu mugoroba urumva ushaka kuvuga ngo ndashaka gukizwa nkareka inzoga, nkareka ubusambanyi, nkareka kunywa itabi, nkareka kwikinisha ibyaha wakoze urabizi. Utambuke wegera imbere ngo usengere Imana kuko Imana ikunda abantu bihana. Dukomereye Yesu amashyi menshi. Muhagararaho n'abandi bumva bashaka gukizwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Gukizwa ntabwo bitera isoni, gukizwa ntabwo bitera ikimwaro. Ikiba cyatuzanye hano ni ukugira ngo tubone abantu bakizwa bihana. Dukomere Imana amashyi mu ijuru bariko baravuza impundu. Iyo Imana ibonye umuntu wihana agakizwa agafata icyemezo, hari undi usigaye urimo uragwana n'umutima ngo nawe atambuke. Imana imuha umugisha utambuka utera intambwe nta soni biteye. Imana ishaka kugukiza ikagukiza ubuzima bwa burundu. Katubatunga ikiganza, muzamura ibiganza namwe usubiramo aya magambo muvuge ngo mwami Yesu, uyu mugoroba tubabarira ibyaha twanyuzemo, turashaka kugukorera, twambika imbaraga,
dukureho uyu mwambaro Satani yadushizeho wo gukora ibyaha. Umva Satani, uyu mugoroba dufashe icyemezo, turakishijwe, tuvuye mu ngeso mbi twagenderagamo, twegereye amaraso ya Yesu. Mwami Yesu, twambika imbaraga zo kuva mu cyaha no kuzinuka burundu. Dusezereye inzira mbi zose zatumaga tutagukorera. Zamura ibiganza cyane, vuga ngo ndatsinzwe. Uhera uyu munsi ufata amaraso yawe uyavange n'ayanjye, unyambike imbaraga zo kuzinuka icyaha. Kadukomera Imana amashyi ku bwabo. Reka nitwakongerera Imana amashyi tukayivugiriza Imana. Uyu ni umunyago Yesu yaraduhaye. Murebe iteraniro, murebe iteraniro mwese mu batunga ibiganza muvuge ngo Imana ibambike imbaraga. Mujye kwicara, Imana irababohoye. Imana ivuganye nanjye, irambwiye ngo ufite igikomere udashobora komogwa n'umwana w'umuntu uretse. Nukuri. Amen. Uhagaze ku musozi wenyine, nta muntu n'umwe ufite wo gutakira ngo agire icyo agufasha. Ariko uyu mwana Imana yambwiye urahura na Yesu. Amen. Tumuhe icyubahiro Yesu. Amen. Ukiva ugishyika mu rugo urahura na Yesu. Amen. Mana irambwiye ngo amarira urimo urarira y'umugabo wawe Imana yarayabonye. Nukuri. Mana irambwiye ngo hari umuntu wahagurutse w'umurozi ndimo kwitegereza. Uyu murozi akwambika indi sura imbere y'umutware wawe. Umugabo wawe yumva ntakigushaka kandi mu by'ukuri ntacyo utakoreye umutware wawe. Nukuri. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana imuzituye ku maboko y'abarozi. Imana irambwiye ngo agiye kuguhamagara. Icya kabiri, Imana isohoye urupfu mu rugo rwawe, kandi uru rupfu rwari rugiye kuzaba mu kwezi kwa kabiri. Nabonaga umwana w'umukobwa, Satani avuga ko agomba kuguterera igikomere kuri uwo mwana w'umukobwa. Nabonaga yari afite inda agiye kubyara, asigara ku iseta, hataha umwana w'umukobwa arapfa. Yesu we. Mfite umwana utwite. Yego. Imana irambwiye ngo azabyara amahoro kubera amasengesho. Amen. Pera donestai. Wararize bihagije. Uyu mugoroba Imana irakwibutsa. Benetoke lestai. Mbonye uhagaze imbere y'abantu benshi urimo urasenga, wakoraga ibiki? No murimo w'Imana dufite i Burundi, umugabo wanjye ni umuvugabutumwa i Burundi. Nahagaraga imbere y'ubwoko bw'Imana nkaba nkasenga nyine. Kuva uyu munsi Imana iciye akagozi. Amen. Satani yari yarashizemo bariyeri. Mama, kubera ya masengesho yawe y'uyu mugoroba, Imana irambwiye ngo genda ufata amasengesho y'iminsi, uzayahagurukamo. Kandi icya mbere, Imana irambwiye ngo banza ugira umutima wo kubabarira. Uranyumva? Kubera ko warababaye ugeraho wumva udakikeneye kubabarira. Nyuma yo kubabarira, Imana igiye kuguhesha umugisha. Vuga ngo Mwami Yesu, umutima wo kubabarira. Guhera uyu munsi unkureho inzozi mbi z'abadayimoni. Amen. Mama, ugire kugira gute? Kubabarira. Imana ntiyo gutabara utarababarira. Genda ubanze umutima wawe
uwushiremo kubabarira. Imana igiye kugutabara. yaguteje umudayimoni w'inyatsi uteye ubwoba. Ibintu byose ugerageza biranga. Tumutunga ibiganza. Mana irambwiye ngo uhereye uyu munsi ugiye gukora byemere. Icya kabiri, hari imbaraga zakugendagaho zifuza ko wakora umwuka w'impanuka. Uyu mwuka w'impanuka Imana yagukuyeho kuva uyu munsi. Ibintu byawe byose byagiye ubireba, aho byanyuze ubireba, ni nayo nzira bigiye kunyuramo bigaruka. Shera tolebonias kadra. Wakabaye uri umukiro ukomeye nshuti yanjye, ariko Satani yarakunyaze. Uyu munsi urwo kabakaba wabuze icyerekezo, ubushobozi bwaranze, inzira zose zaranze. Waturutse he? Waje uvuye guhamagara, ugiye kugenda utanga ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Madamu wawe ari? Madamu ari? Ntabwo ahari. Ntabwo ahari, yitabye Imana. Ngiye kubona mbona ufite igikomere kagahinda. Nabonaga kandi Satani aguteza umubabaro. Ngiye kubona mbona madamu wawe ntajya ava mu nzozi mu buzima bwawe. Uhora utekereza byinshi, agahinda karinda kuzakwica. Imana irambwiye ngo wabaye igitaramo ku musozi cy'abantu, Imana igiye kuze kwibuke. Yego. Uhora urira. Gira umuntu muri kwe ngo hari umunsi amatangazo abantu bamanitse bazayamanura. Amatangazo ari ku buzima bwawe. Genda Imana iguhaye icyo gukora yicarire. Mana yagukiranuka, Mana y'imbaraga we, Mana y'imbaraga we, Mana y'imbaraga we, Mana ugendugerwa utamera shimana nomera kire kibere bro andamenya uri Mana y'imbaraga nyinshi, uri Mana y'ubutwari, uri Mana y'ubushobozi. Turaguhamagaye, wasezeranye natwe, vuga kuzaba, vuga kuzaba, karito wakoze, duhagaze mu byamaze kera. Autorite yawe nize, Yesu, reka utembere mu materaniro, reka utembere muri aya materaniro.
bakire kubohoka abo nazinyererekana nibabohoke reka tukubona mu yindi shusho reka tukubona mu yindi shusho reka imbaraga zawe zigaragare reka ukubaho kwawe kugaragare reka uyu munsi abantu bakire imbaraga reka abantu bakire kubohoka abantu bakire kubohoka bameze nk'umusozi wa Siyoni uwo musozi ni wowe Kristo barakubonye watubereye amagare n'amafarashi reka utugirire neza uyu munsi nidutaha uko twaje abarwaye indwara boherejwe n'abadayimoni yewe Kristo ijambo ryawe ni ukuri ubuzima ijambo ryawe rirabohora reka abantu bawe bakire kubohoka uyu munsi imirimo ibagaragare uyu munsi amashimwe aboneke mu izina rya Yesu twe gutaha uko twaje ahubwo gutaha amashimwe gutaha n'imirimbo nshya izina rya Yesu yewe wera wa Isiraheli reka ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kugaragare reka ukuboko kwawe gukore ku bantu bawe uyu mugoroba w'imbaraga imbaraga z'Imana reka zikore reka abarwayi babohoke abarozwe reka babohoke aba Yesu Kristo ababuze akazi tubacishe inzira ntibakire kubohoka Yamani itegeka bigakomera, Yamani igihindura amateka, Yamani ivuganira abacira bugufi, Yamani irengera abantu bayo. Reka uyu munsi utuzamuraho ibendera ry'ubutsinzi, reka uyu munsi utuzamuraho ibendera ry'ubutsinzi, reka uyu munsi utuzamuraho ibendera ry'ubutsinzi, reka ubutsinzi bwawe butuzeho. Yesu ukuboko kwawe kwiza ababyeyi bagomba kukubona reka bakubone abana babo basengera ingo zabo basengera imiryango yabo uyu munsi hari icyo wakora uyu munsi wabohora indwara zigashira mu bantu abantu bakakira presence yawe abantu bakinjira hera hawe abantu bakabona ishimwe rikomeye kuko uri Imana ivuga bikaba Yesu ntabaritwe izina ryawe aba ariryo icyubahiro izina ryawe aba ariryo ushyira hejuru turemere amashimwe atuma izina ryawe ryubahwa turemere kubohoka gutuma abandi bamenya Imana kuri twe mu izina rya Yesu Kristo reka imvura y'umugisha reka imvura y'umugisha reka imvura y'umugisha reka itunyagire twanyagiwe n'imvura y'amagambo twanyagiwe n'imvura y'indwara twanyagiwe n'imvura y'ibiteye ubwoba reka imvura y'umugisha reka itunyagire urakoze Kristo urakoze Kristo ndumva ubwiza bwawe hano ndumva ubwiza bwawe hano ndabona ubahora abantu bawe ndabona ubahora
mwuka baratembera, mwuka baratembera, indwara zishire, indwara zishire. Umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Hari ikigomba guhinduka, hari ibigomba guhinduka, hari ibigomba guhinduka, hari ibigomba guhinduka. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi bwose. Urakoze Data, urakoze Mana nziza, urakoze kubohora abantu, urakoze Papa. Unyemera ufungura amarembo, unyemera ufungura inzugi zawe, unyemera inzira zidacika, unyemera uvugana n'ibikuta birebire ku buzima bwawe, unyemera upasure inzira ziboneke, ubabaye akubone, urushya ruhuke, uyu mugoroba bimenyekane ko twasenze. Buri wese muri iki cyumweru ahura n'imbaraga zawe, buri wese muri iki cyumweru inzira zimufungurirwe. Yesu utegetse ibibananira, utegetse ibibazo, ubamara imvune zo mu mitima, ubaruhure imibabaro. Uko Imana ikora, gusenga k'uyu munsi kumvikana imbere yawe, ibyabagoraga byose uvugane nabyo, uvugana n'amadeni, uvugana n'ubukode, uvugana n'ibibagoye, uvugana n'ibibarusha, uvugana n'abariya bana bawe, uvugana n'iyo miryango yawe, bimenyekane ko twasenze. Uvugana n'ibirwara ibyo ari byo byose, ntabwo jya uhamagara abaganga ngo baze bagufashe. Uvugana n'ibibazo, bimenyekane ko twasenze uyu mugoroba. Imbaraga zose zibahiga, uzihagurukire, urwanye ibibarwanya, ibintu byose byafashe ijambo, ubyambura ijambo, ibintu byose byabaze agaciro, ubasubiza agaciro. Imbaraga zose zaritambitse imbere, uzikore imbere yawe, bimenyekane ko Imana ikora. Urakazitiro, 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 witamurure, bimenyekane. Bambika imyambaro itavogeza, bambika imyambaro abadayimoni batinya, bambika imyambaro sherebayiga jando eta nosikoterero. Umuntu wese agisohoka muri aya marembo y'ubwiza Yesu, abone gukomera kandi tukubone mu yindi shusho. umuntu wese agisohoka abone konegisiyo y'ubutabazi. Umuntu wese agisohoka telefone y'ivibure bigende neza. Umuntu wese agisohoka nasohoka n'ibirwara, nasohoka n'ibibazo, nasohoka n'ibigeragezo. Buri wese umunsi w'ejo kuwa mbere hazaboneka ishimwe, hazaboneka uburinzi.